by'umunezero kongera kugaruka hano kuri Pure Gold TV y'abakristo, aho duhurira nk'abantu b'Imana tugaterana tugashima Imana, tukumva ijambo ryayo kandi tukanasenga. Uyu munsi rero nongeye mwese kubatumira hano muri iki cyumba nubaha cyane, icyumba cya Pure Gold TV hano kuri YouTube. Niho njya mfatira akanya ko gusenga kugira ngo mfatanye n'abandi bene data, abandi bataramenya Imana bose, buri wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda akanarwumva. Mwese ntimuhejwe, ahubwo mwese muratumiwe, kandi mwese ndabasabye kugira ngo uwumva iyi message uwo ari we wese asangiza undi. Sangiza mugenzi wawe utari wamenya agakiza, sangiza n'undi utashoboye kuza hano muri iki cyumba cya Pure Gold TV, kugira ngo nawe amenye yuko kuri YouTube hajya habaho abaterana bagasenga Imana, bagashima Imana ndetse bakanasengerana. Nagira ngo rero ngusabe mwene data uze gusangiza mugenzi wawe utabonye uburyo bwo kuza ngo aklike hano kuri YouTube. Mbere yuko dufatanya ijambo Imana yanshyize ku mutima, nagira ngo tubanze dusenge. Kandi rwose ndababwira nti mwese Yesu ashimwe, ndabakiriye kandi mwakiriwe na Jose hano kuri Pure Gold TV y'abizera Imana, y'abakristo, y'abakunda Yesu. Reka dusenge bene data, dutumire umwuka w'Imana, wa wundi yaduhaye, wa wundi twamaze iminsi twibuka Pentecote, wa mwuka wakiriye, wa mwuka w'Imana yavuze ati nzafata ku mwuka wanjye nkubasukeho. Twawusutsweho, twarawuhawe, abawuhawe murabizi, abatarawuhabwa ngo bamwakire nimuwakire umunsi wa none, kuko ni impano y'Imana, ni iyawe, nta mafaranga utanga, ahubwo ni ubuntu. Imana itugirire neza. Uyu mwuka mvuga rero ni umufasha twahawe twebwe abakunda Yesu, itorero ry'Imana. Twarawuhawe kugira ngo atunihire, atwingingire, atwigishe. Afite byinshi cyane, ngira ngo mwagiye mubyumva, bagiye bakurikira byinshi cyane akorana natwe, akorana n'abantu b'Imana ndetse n'abatari bayimenya. Uwo ni umurimo w'umwuka wera, kubemeza ko ari abanyabyaha, kubatsinda no kubakura mu bibi, kugira ngo bamenye Uwiteka, bafate umurongo mwiza. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza cyane uduhaye, uyu munsi wo kuwa gatatu itariki ya 15 z'ukwa gatandatu 2022. Turagushimye kuri kumwe natwe. Umwuka wera niwe ugiye kutwigisha ndetse no kutuyobora hano muri amasengesho y'icyumba ya Pure Gold TV. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, nshuti z'Imana, nongeye kubashimira uyu mwanya mwiza mufashe, kakanya gato tugiye kumarana n'ak'igiciro gikomeye. Imana ibaho umugisha kubw'uko mwibyo mwakoraga, mukaba mushatse kwegerana nanjye ngo dufatanye gushima Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Bibiliya yera niyo ituyobora, niho dusomera ijambo ry'Imana, niho ndikura jyewe muri aka kanya. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba zaburi z'amashimwe. Hari zaburi zihera iki gitabo cya zaburi 5. Tugiye gutangira ku ya mbere. Ya mbere ni 146 tuzageza ku 150. Izo zaburi uko ari 5 nizo gushima Imana. 146 iratangira ivuga ngo haleluya, mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho. Amen. Nzajya ndirimbira Imana yanjye gifite ubugingo. Iyi niyo ntego ya Dawidi wanditse izaburi. Iyi zaburi rero yayandikaga nk'igisigo asigira Uwiteka, ubundi zaburi akayandika nk'indirimbo. Iyi ngiyi ni nk'indirimbo turirimbira Imana tuvuga ngo mutima wanjye shima Uwiteka. Nawe bwira umutima wawe ko tugomba gushima Uwiteka. Nge nawe reka tubwire imitima yacu kandi tuvuge tuti, wibwira uti ngewe Jose nzajya nshima Imana, nzashima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Kuko hari igihe umwuka uzarangira. Mu gihe rero tukiri hano ku isi, reka dufatanye dushima Imana kugira ngo batayizi bayimenye. Nta kindi, tuvugira Imana kugira ngo tubwire abatarayimenya bayimenye. Iyi niyo misiyo yazanye Yesu Kristo ava mu ijuru, aremera araza hano mu isi mbi y'umwijima, ndetse yarababajwe, tujya tubibona.
tujya tubisoma, tujya twubyumva mu nyigisho kenshi, ukuntu yaje akababazwa, agasiga ubwiza bwe, agasiga icyubahiro cye, agasiga aho yaranezerewe mu bwami bw'Imana mu ijuru, hahandi yaje kutwereka, yaje kutubwira, akaza aje kunshaka nawe kugushaka, kugira ngo azatujyane aho heza. Amen. Reka rero dushime Imana kubwa Yesu Kristo, yaje afite iyo misiyo kugira ngo benshi bakizwe. Niyo mpamvu natwe yadusigiye iyo misiyo. Nanjye Jose yansigiye iyo misiyo, maze kumumenya arantuma ati genda uvuga. Ubu rero ni ukuvuga ngo ndi muri misiyo y'Imana, ndi muri misiyo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'agakiza, kubwiriza abantu iyo Mana ngo tuyishimire, kuko nitubikora tugashima, biba burya bituma umuntu yavuga ati iyo Mana ni iyihe, akaba yanakwegera akakubaza. Aha rero ni misiyo y'Imana nanjye ndiho hano kuri Pure Gold TV, nta kindi, ntabwo ari misiyo y'umwana w'umuntu, ahubwo ni y'Imana. Ndi gukora umurimo wayo, ninginga benshi, mfasha benshi, mbankuraja kuyishimira, kandi utarayimenya nawe ngo ayimenye. Ijambo rirakomeza kutubwira hano muri Zaburi 146 ngo ntimukiringire abakomeye. Rirongera kuduhugura, kumpugura ngo ntukiringire umuntu ukomeye, ntukiringire umuntu ukomeye w'icyubahiro wenda muturanye, ntukamwizera cyangwa mu muryango wawe, kuko uwo muntu nawe ni umwana w'umuntu, ni umwana w'umuntu, nawe ntabwo wavuga ngo ni Imana. Hano ijambo riratubwira ngo umwuka we uzamuvamo ngo akagira ati, agasubira mu butaka, agasubira aho yavuye. Uwo munsi nyine yapfuye, ngo umugambi we, imigambi ye yose irashira. Tujya tubona abantu bakomeye, baba bafite wenda ubutunzi bwinshi, avuga ati nzubaka amataje, afite imigambi myinshi, ukumva uwo muntu yapfuye mu myaka wenda 30, 40, ibyo bita gukenyuka, ya migambi yatayigezeho. Iri jambo riramanutse ritubwira ngo ntukizere umwana w'umuntu naho yaba akomeye ate, kuko igihe kimwe azapfa. Ariko nanone iri jambo muri iyi Zaburi haratubwira ku murongo wa 5 ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo, hahirwa ufite Imana ya Yakobo h'umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Amen. Urahirwa mwene data niba wizera iyi Mana ya Yakobo, niba wizera iyi Mana Yesu Kristo yaje kutubwira, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ariyo so. Kubera amaraso ya Yesu Kristo yarakubyaye, wabaye adopted, wabaye umwana, mbese navuga badobuse mu muryango w'Imana kubwo amaraso ya Yesu Kristo. Impamvu mbivuga nuko twari twaratandukanijwe n'icyaha, tutakitwa abana b'Imana, ariko Yesu yagaruye ubwo bumwe, noneho Imana irongera iduhindura ababo, turi umwana w'Imana. Umwana adopted, badobuse, aza mu muryango agahinduka umwana w'Imana, akaragwa nawe ibyase, akaba umwe mu bana. Ibyo ni ibintu bisanzwe tuzi mu Kinyarwanda. Ni ukuri nongera kukubwira ko nawe we kwiheza, uri umwana w'Imana. Urahirwa rero niba ufite iyi Mana ya Yakobo h'umutabazi, ukiringira Uwiteka Imana ya Yakobo, nawe urahirwa cyane. Niwe waremye ijuru n'isi, iyo Mana nkubwira, iso mu ijuru, niwe waremye ijuru n'isi. Iyi si ubona, iyi si ugendaho, ibi biti ubona, izuba ubona, ukwezi ubona, inyanja, ibigukikije byose, ni ukuri ni Imana mvuga, niwe waremye ibyo byose. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ni by'ukuri. Urahirwa rero nuyizera, niwe waremye byose, niwe waremye ibi byose tubona. Akomeza umurava iteka ryose, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganywa. Abana b'abantu twiringira, twizera, ndetse tukanyuzamo, harimo bamwe ngo babaha na ruswa kugira ngo babarenganure. Ukizera uwo muntu ukamuha ibyawe ngo akurenganure, ukibagirwa ko Imana yaremye ijuru n'isi, yakuremye, noneho yakubereye papa wawe, ushobora gusanga ukabwira, ukibagirwa ko ari we ushobora kukurenganura. Uwo niwe ufite justice muri we, niwe ushobora kukurenganura. Ntukirukire umwana w'umuntu ngo uvuge uti hari icyo azamarira. Ntukavuga uti uriya muntu ni mwene wacu, akora wenda mu rukiko runaka rukomeye, nimusanga nkamukubita ibyanjye imbere, nkamuha za ruswa, arandenganura.
ntabwo ari ukuri, ahubwo dore urenganura, dore uzakurenganura, dore uzakugerera hose ni Imana Data wa twese. Urahirwa rero niba wiringira Imana. Mwene data, nsoreje hano nagira ngo nkubwire ngo kunda Imana, izera Imana. Nushaka kumenya byinshi by'Imana uzatwandikire, ushyireho ikibazo cyawe kuri komenti hasi y'iyi mesaje. Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Nagira ngo nsoreje aho nkwifuriza umunsi mwiza, umunsi wo guhimbaza Imana, umunsi wo gushima Imana, umunsi wo kwinezererwa. Ni ukuri tuzakomeza ubutaha, kandi izi zaburi z'amashimwe zizakunezeza nawe ujye uzamura amashimwe. Ujye uzamura amashimwe kuwiteka, ujye uzamura amashimwe unezero, uvuga uti nanjye nabaye umwana w'Imana, uti nanjye ndi umwana w'Imana, uti nanjye Yesu Kristo yaraje ampindura umwana w'Imana, uti nanjye narababariwe. Ukumva ko ufite umwanya hahandi mu rugo rw'Uwiteka, atari ngombwa kujya kunyura ku muntu runaka, atari ngombwa kujya kwinginga umuntu uti ndenganura. Uvuga uti mfite Data uzandenganura, uzi ibyawe byose, uzi akarengane kawe, uzi imibabaro yawe. Ni ukuri reka Imana tuyishime kandi tuyihimbaze. Ukomeze ugire ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda mwese, reka dufatanye gushima Imana ko yaduhaye Yesu Kristo. Tumenye ko Yesu ari we mukiza wacu. Tuzakomeza ubutaha mwene data, twifurije umunsi mwiza. Bye bye. Shimwa Yesu, anendishije ukuboko kwawe Mwana. Haleluya. Ndagushimira imigisha yawe Yesu. Amen. Amen, amen. Yes. Ndagushima Mana, ndagushima Yesu Kristo. Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah.